navugaga ikibazo si ni Faridi bagezeyo Oda akajya asoma ati ikirango cy'umuryango cyangwa cy'ishyaka cyangwa cyawe cy'ukuri inyangamugayo bakagikuramo Oda akakireba akagisoma komisiyo y'umurimo akakirebaho nubwo bamuhaye ifayo yagiyemo akajya asoma ati icyangombwa cy'uko atafunzwe yarasomaga agahereza Munyaneza oya na Munyaneza ntiyarahari nagize muri amugabo uri ku ruhande ni Munyaneza nundi mukomiseri akagihereza oya turavuga ku munsi wabanjuho akagihundi gutyo noneho n'ikirango none se kora subscribe share comment Fidel TV Rwanda niyo channel kugezaho ibiganiro filime nziza ndetse n'inyigisho zivuga ubutumwa itangazamakuru uyuze okay bazayimuha iyobora ariko bayimuha iyobora hariza bari perezida none harimo aravuga ibizaba byabaye namara kugira yagize uyu mukandida ni opposition reka tubwire abadukurikira rero ko twari turimo kumva Dr Habineza Frank akaba ari umuyobozi w'ishyaka cyangwa perezida w'ishyaka Green Party of Rwanda yarana demokarasi n'ibidukikije ariko iyo urebye ibintu bakora ibyo bita demokarasi Democratic Party ibi byitwa green nabyo barabikora ejo ntabwo babitaye muri Nyabarongo niba uramugeze utemba wabonye ko ejo bundi bamutoreye kuba ambasaderi wa Green Party ku isi bariya batoye ibyo bumvise mu mpapuro bageze ino se basanga nibura basanze Kigali ari green uretse nkubaza dufite umusozi nibura baraje basaba akarere buri karere ko wumva ngo bafitemo abarwanashyaka ariyo babita abarwana cyangwa abanyamuryango simbizi abarwanashyaka kuko rero ni ishyaka ntabwo ari umuryango buri karere ko bafite abarwanashyaka bageze buri karere bakavuga ati nimutwereka ahantu muzi haba isuri nyinshi twebwe abarwanashyaka bacu baze bahabakorere ku buryo tuzaba tuvuga ngo aka gasozi kitirirwa Green Party ku buryo rwose kazaba green because turi green ntabyo bakoze se hari aho uzi se imisozi ntitenguka nabo bamwe muri bikabatwara nabo bagatengukira nabo ko hari igihe usanga leta yabashyize ku rutonde rw'abagomba kugoboka hanyuma ejo ngo yatwaye ibyangombwa hari icyabaye bagezeyo basanga ibyangombwa ntibyuzuye gusa ikintu gihari namenye Jonathan noneho akavuga ngo hari gahunda ngo yo gutwara idosiye uretse gato nta Jonathan ndebera ngo kayi dore guri atazasubirayo bamutaye ibigori Jona ereva ngo yaraje asubirayo ngo umukandida waje yaje azi ko ari gutanga ifaridi urumva ngo noneho hatanze ifaridi asanga uburyo uyitangamo ntabwo buri bukunde ntabwo biri bukunde Jonathan se ni inkuru nta bandi banyamakuru ubona bari hariya benshi kuki Jonathan ngo wabaye inkuru mvuye guherekeza umushyitsi mutantura mu matsa iriya ryiseseka na buhanga ingingo tugezeho ni iyi mvuye guherekeza umushyitsi turi ku ngingo ivuga iti Ganiro cha BNB Kigali 40. Wiriwe Papaganza. Wiriwe. Yewe, nje nitegereza ibyo urimo biranyobera. Ndi gufotora ibigori byacu Mamaganza, ntubona ko byarwaye? Ngo gufotora? Kwifotora se niko kubivura. Erega gutunga smartphone ya MTN Kosora Plus ni iby'agaciro. Ntureba nkubaye amafoto, ndayohereza agronome. Angira inama ntavuye ahondi. Papaganza, nanjye nkeneye Kosora Plus nokuri. Kugira ngo njye mfata amafoto y'imyenda nadoze, postinga kuri WhatsApp, abakiriya byongere urugo rwacu rutera imbere. Namaze kuyikugurira wanjye. MTN Kosora Plus ni smartphone ya 4G dasondetse igura amafaranga 2020 gusa. Iyo uyiguze kandi uhabwa bando y'ukwezi iguha chike imwe buri munsi, iminota 100 yo guhamagara imirongo yose ndetse na SMS 100 ku mafaranga 1000 gusa. Kandi ishami rya MTN rikwegereye wigurire smartphone ya MTN Kosora Plus maze ukanda akanyenyeri 345 akanyenyeri 1 akanyenyeri kanurwego wiconnect utisondetse. Impumeko y'iwacu, umwanya tumenye ibiri iwacu. noneho rero Jona turamureba
ariko niba ufite iriya kamera se y'icyatsi oya wafite ikintu kimeze nka ya telefone ya Motorola oya iki wimusebye warebye neza ndasebye se ngibiriya mushyireho suri turebe umutwe we nguriye none se jona ari telefone ya Motorola niba ari gatoroshe oya urimo urareba umuhajya ati hano urimo gufatira hijwi rikagenda direct kuri WhatsApp wamubonye rubanda rwose akunda bona na BNB yari iriyo aya matwi ari ku ruhande ndayareba nkabona ndasa n'uyaza ese saya wiri ako shawiri ndamuzi ku buryo ndeba n'amatwi nkamumenya ako rero hari umubyigano koko dore umunyamakuru wa RBF firiya mu bigori Joseph wari kuri smartphone ako rero iyi nkuru yari green cyangwa yari pati no rero urabona abantu bicaye aha iriya nkuru yari green guys oya yari pati green ntayiri ikintu gihari irakomatanye ni green party oya pati nta green irimo baba muri pati andi demokrati uyu mudamu ubona wicaye hafi rero ya Frank yego ni vice presidente w'iri shyaka ubushize twari tuzi ko mu buryo bw'ihame ry'uburinganire Frank akunda guhora avuga yego nari nzi ko nibabona amajwi yo kwakira abadepite babiri binjira mu nteko ari bwinjiranemo nawe ariko bagize batyo ibyo kurya bigishya urabireba kwa kundi wicaye ku meza bazana udusoroni uri aho baduteguramo bakuzanira amazi ukaraba wuma intoki noneho uyu mudamu bamaze gukaraba baricaye urabona ko kundi mwamwicaye aho nk'umuntu akakubwira ati sikovi nzanira kariya kanuza ubwo ahaguruka ukagaruka ugasanga bamaze kurya niko byamugendekeye hahita yinjira wari SG na perezida vice presidente bamuti bishokoro kuri iyi nshuro ariko ngira ngo nizere ko mu nteko nibaramuka babonye amajwi y'abadepite babiri nibura bibanze cyangwa abarenze babiri hazazamuka n'abagore Frank wari urimo uvuga ngo batori ariko arahari nta mugore uri mu nteko uriyo nyine urabona ubundi ubusanzwe Karederic nigeze kumubwira ntigiye iyo mbonye ibintu ukuntu byakozwe mu ntangiriro mu bwenge bwanjye yagiye ntekereza ko ariko bizagenda hari igihe ubona abakandida bajyanye n'ubushize n'abacyara babo uretse n'ubushize nuko byari bimeze Frank yari aringaniye n'uyu mugore mu mafoto bigeze mu masaha yo kurya babwira umugore batijya koza isafuriya twakuyemo ibi byo kurya basigara barya yoza isafuriya mu gikari nawe yakoze ikosa ryo kujya koza none se we wakusura yari bubanza ko akarya akajya kozeza ataririyeho se we yozaga isafuriya urumva we baramushutse ibyo kurya babikura mu isafuriya babishyira ku masahani batijya koza iyo safuriya bati ibyo kurya biraba bitumwuka adasanga abakoboyi babimaze kare banarahiye ngewe urumva ngewe nabonye iriya foto ndavuga se Frank se ni kwa kuno umuntu umukandida azazanye wenda oya uriya ni vice presidente ntabwo ari kumwe n'umudamu we n'umudamu we oya umudamu we ndamwibuka kuko hambere nabonaga hari aho bikorwa oya umugore we basobanuriye bambwiye ko atari umugore we ndavuga nti byanze bikunze oya la dame secrétaire mu mwitege umva nkubwire kuri iyi nshuro kuko Frank atazagaruka mu nteko kuko atazagaruka mu nteko buriya isahane imbehe y'inteko atese kari umukandida perezida kandi utaba umukandida ku myanya ibiri ubwo se naye ahiye ntago ya rivasinga atese ahita abura akazi mbega yahiye oya ni ikibazo ariko umuvuga ko azakabura ate kandi ari ngo abizi neza araba perezida abanyarwanda bakeneye ngo umuntu umeze nawe ko mubisekaze ko numva ubiseka no turaganira no se hano turi mu kiriyo uburyo usetsemo ngaho mwumve ako ubundi we wari witabiriye iriya nama ngaho mujye mwumva Jonathan araseka nk'umuntu wari mu nama oya turimo turaganira oya uburyo asekamo nese no gusekera byo bya ikibazo ibyo gihatse ikihe gihatse ibyishimo igitwenge cye gihatse ko ivuze atabyemera ndabihakana neza ariko gusa ahubwo icyabaye gishobora kuba gihatse ibyishimo ko Frank agiye gutorwa ejo amafoza yaravuze tubundi ati twebwe uburyo tubaho ariko yari ari kuvuga nka Sadek ati twebwe uburyo tubaho umuturage agaragaza ibyishimo by'ubuyobozi mu gasanduku bamuzanira none nimba setse bari kunzanira agasanduku inka nciye amabere iri he ku buryo wimbaza
hanyuma Agasanduku. reka noneho uyu ni umwe ariko Frank ngo ikintu ejo atari yajyanye nge nyuma y'uko menye ko mwagiye yo sinari mpari hariya nari nohereje abakomando nabona gura mu byigano ntawe uva mujye mumenya ko nshaje mba mfite imisokoro imwe igenda iva urebe ko nasumuta byamucanje yihagararira hagati ntari uyoboye inama urabona iriya mikoro ahagaze imbere iri ibiriho y'umuntu ubundi y'umuyobozi ugiye gutanga ibitekerezo ako burandi we bundi ari gukurura agatebe nkicara ntagahari ntagahari ariko urabona ko asumuta utifitiye intege yabitaruye da hagiye no gushyingira di uzi kuba uri umunyamakuru ugiye gushyingira biraryoshye ari muri iyo myaka se cyangwa umubyeyi wacu asumuta urugero rwiza twigira biriya n'ibirenge by'abatubanjije wari ugiye kuvuga ku byo yabuze muri dokimayi dosiye ifaridi muri dosiye yaraze ko ari butange ifaridi gutya dore icyabaye akavuga ati byose birimo ari we si iki urumva biriya nibyo wari bwishyuze igisibi burya njye wasatse kuki atatanze burya njye ifaridi wasatse ntacyo nari ntwaye uriya ari we niyo wari bukurikirane kuki atatanze ifaridi akavuga ati birimo nyine impamvu we yagombaga gusobanura ikintu ku kindi nuko yarazi ko bitarimo byose undi yaratanze ati ibyo umbaza byose birimo hano barabyakira undi yo baramubaje batiranga muntu irihe ati baba haratanga bati haratanga n'ubundi we ubwe yarikekaga urabona hari ukuntu umuntu akwitegereza aba yavuga ati ariko uriya ko ndeba ibirenge bye bidahagaze muri uzi ngo inyamaswa intare buriya ngo abantu bazi guhiga intare buriya kugira ngo igufate icunga ibirenge iyo yakwatatse murebana ukora ibishoboka ku buryo ibirenge byawe icyo uri bukore cyose nibura byigira imbere bisatira ariko iyo usubije inyuma ikirenge rimwe irafata iravuga iti uyu muntu atangiye kwiga inzira zo guhunga ikibwira iti ni umunyabwoba ariko iyo ubona ushingura ikirenge uyisatira iravuga ati ariko ko abantu bose batinya intare none mu mifatire y'ifaridi uburyo yafashemo ifaridi byagaragara yari ifashwe igaragaza ko hari ikibura there is a problem ikiza gitire umunsi umwe twari turi i Rubavu hatambuka umutipe yafashe mu mifuka gutya noneho umupolisi wari uhagaze ku muhanda wihagarariye rwose mu traffic ahagaze ku muhanda abona uburyo umuntu ari kugenda areba aramuhamagara yahise abwira abahungu bari kuri sitasiyo ati nimufate uwo muntu yarirutse none umupolisi araseka ati murandebera twari tumuri iruhande nyine ati gaho ni mundebere aragenda akebaguza arirukanse ntazi n'icyo afatirwa byanga bikunda cyari gihari rero reba ukuntu yazanye ifayi urabona harimo n'udupapuro twizingazinze ariko twizingazinze ryari icya kabiri uyu muntu niba atabasha gusoma ibyanditswe nta numva radiyo ngo imufashe n'ibinyamakuru hanyuma se bageze akajyayo ntareba televiziyo ntareba na televiziyo areba ukuntu ifaridi bayihereza ziriya detaye ibyo yabonye se oya ikibazo si ibyo se navugaga ikibazo si ni faridi bagezeyo oda akajya asoma ati ikirango cy'umuryango cyangwa cy'ishyaka cyangwa cyawe cy'ukuri inyangamugayo bakagikuramo oda akakireba akagisoma komisiyo y'umurimo akakirebaho nubwo bamuhaye ifayo yagiyemo akajya asoma ati icyangombwa cy'uko atafunzwe yarasomaga agahereza Munyaneza oya na Munyaneza ntiyarahari nageze muri mugabo uri ku ruhande n'Munyaneza n'undi mukomiseri akagihereza undi oya turavuga ku munsi wabanje ubu akagiha undi gutyo noneho n'ikirango none se Franka we kuki aticara ngo yiga harya umuhungu mwarambwiye ngo yitwa nde Sikayituwa bagahe kuki aticaye ngo yiga ubu nawe twabonye urwego rwe yari bubanza akareba hariya niko Sikayita avuga yari bubanza akareba ariko ibyo baba mu bandi turebye mu byaruze tarifa yanditse ngo Frank yahawe amahirwe ya kabiri kugira ngo yanyuma kugira ngo umukandida turebye mu byaruze habuzemo ikigaragaza yuko yatakaje ubundi bwene gihugu we ngo yizeraga ko yabutakaje 2014 ariko n'utari abwigeze icyo cyangombwa bagifite uyu mugabo nahindukire mu mushyiraho kamera murebe ya matwi navugaga niba atari amatwi ntiyareke bayamureke amatwi ntiyareke uzi ko mureba mu mwijima amatwi ahagaze atya nkamumenya sha ngende mu cyane nikose icyo ngicyo icyangombwa ko yari yaragitanze 2017 uretse gato kuki yakagikeneye uretse ubanza wumve demokaratike ikibazo bafite kuko green yo nayikuyeho none hari igikorwa uzi cya green bagira
Nesa nta green uri kubona no muri ariya mafoto. uye ni amafoto nyine None se green washakaga ni iyi? green ifatika Green singiriya. ifatika Iriya se ntifatika. nibura yaba bahinga n'umuyaga. yaba bahingaga n'icyayi green mountain green playground green city Green city, green Yavuze ko mudugudu. umukino ashaka umusaruro wa green ni ku isahani abanyarwanda babona ibiryo. ubwo si yo ni Byarabonetse. green agiye kutugabura dodos turarwara hari hose hari agasozi bahiteyemo aho agiye guhinga sukuma twibwira iby'ibyangombwa noneho urumva niyicare yige ukuntu byagomba kugenda uriya ku mwanya kandida ku mwanya wa perezida niyo waba utarabwigeze ujyana icyangombwa kivuga ngo ntabwo yigeze ubundi bwene gihugu cyangwa narabutakaje kuba yarigeze Kuko yaragifite. none se komisiyo Yarakihaye muri 2017. komisiyo yabwirwa n'iki niba 2017 mu kwezi kwa 10 atarongeye kubusubirana bwa Kandi yarari mu nteko ishinga amategeko usaba ntibareba ntibamubonagayo. mu nteko nshinga amategeko kujyayo ntibisaba Ya kutafite nteko rise niyo mu mahanga. yoya niyo Nka babandi bazaranguzana icyangombwa cy'uko utapfuye cyangwa icyangombwa cy'uko wavutse. umva Jonathan kandi umbona Kandi umbona. uretse utaza kujijisha abantu mu bantu biyamamariza kujya mu mwanya w'ubudepite ntabwo basabwa ko nta bundi bwene gihugu bafite kabone niyo waba udafite ubwene Yari gihugu yiyamamarije kujya mu mwanya wa perezida. aratsindwa Ariko atanga turi kuri ku byangombwa. nyine buretse nkomeze Arakiba bagishyize. tubwiwe n'iki niba nyuma y'icyo gihe atarongeye agasaba ubundi kuko kujya mu nteko ntibisaba ubwene gihugu bw'inkomoko ntibisaba kutakaza ubundi ufite yongeye akabusaba akaba yarabwinjiranye mu nteko akaba yaba arasubiranye ubwa bundi yari afite cyangwa agasaba ubw'ahandi bwasweye yagombaga kujyana icyangombwa Izo ni impamvu zikomeye zituma azana icyangombwa. agomba kuba yahawe amahirwe ya nyuma birumvikanye icya kabiri Kabisa. nuko Kinaeleweka. kweri icya kabiri rero nuko atajyanye ibaruwa isaba komisiyo we nkawe kuba umukandida ishyaka ryo ryamwemeye nk'umukandida ariko nawe agomba kwandika ibaruwa isaba ko asaba komisiyo kwemererwa nk'umukandida kuko nawe nyine abyemera. Niko madamu munyamakuru simperuka hari umunsi wabayeho bakanabidekarara abantu bajya gufata kopi urupapuro rw'ibyangombwa bisabwa kuri komisiyo abakandida aho rero abashaka bose nabo ibyangombwa bisabwa yego nyamara bagiye gufata ifishe ngira ngo ibemerera kujya gusaba oya nyine ayo mafishi ngira ngo abari kumwe n'ibyangombwa by'ibisabwa baguha urupapuro rwanditseho ibyo ugomba kuza yego noneho uko ubishaka ukajya uvivuruta iki kirabonetse murumva perezida w'ishyaka ariwe wikorera ibyo bintu buriya afite ababimukorera bibagiye ko bose wabyikoreye ko kwa fera ari yawe ko urubanza ari urwawe ariko ugomba kuba ufite abagufasha bamufashije nyine kuri bamufashije ariko nirwo rwego rero bamufashijeho yahawe ayandi mahirwe yahawe ayandi mahirwe ya nyuma ariko urumva none se reka sosiyete ibyangombwa bura harebura tuba twamubonye sosiyete ibikubonye Didier naduhereze rwa rutonde rw'uko ibikorwa bizakorwa turebe niba sosiyete izi nkuru bavuze ngo babahaye amahirwe ya kabiri abandi batiyitabye nta nzandiko sosiyete ibikurebye ikavuga iti se uyu muntu ku munsi wa mbere nta nzandiko atwaye uyu muntu harya ubu yasanga petero ari harya iyo asanga petero ari uri hariya akavuga ati iyo utaruzanye urataha iyi nkuru irimo irangira ahirwe yisangiye y'umubyeyi rwose mbona uri aho uriya mubyeyi yagize ati kuri kw'Imana reka amabwire kera udakiri minisitiri akuze yobo yihe ministeri ko nabishakishije prof turire yego rata niyo mpamvu ari mama ni umubyeyi w'umuryango akajya iki buriya mu bintu atagira umutima mubi ashobora kuba usiga mu rugo ariko hanze aho twamubonye kuko iwe ngeze ndajyayo ariko hanze ntabwo wumubonanye imfura cyane no mu rwanda nta buryo urumva byagezeho nyine ari kuganira ariko kwaka ibyangombwa reka mbivuge mu kinyarwanda cy'ubu ni nk'itaha ikavumera n'umunyamahoro pe yagize ati ari muri ministeri tuti baramwokeje ndibuka icyo kibazo yakibajijwe n'umunyamakuru w'izuba rirashe ikibaho mwamenye ko izuba ryaje kurenga ryararenze ryarengeye muri New Times yego tujya kurenga niho ryavuye mu Rwanda ryikoze ubuzungu hari igihugu numvise ritajya rirenga hari icyo numvise ritajya rirasa none riraho rirasa rikarenga ntirigaruke aramubaza ati se
twari tukigira purinti ati aba bana bazerera ku muhanda n'ibiki n'iki ati mbahaye tumasi hamwe n'ubukiri ku muhanda koko turabyanditse purinti zirasohotse Nyabugogo ziri ku isoko noneho amezi 2 rero arashira tuba tuvuyeyo wari wareba imegeri zimera ku mugina abazi imegeri ziramera ye turahagara tutabana twabonye 80 Kimisagara Nyabugogo hari 400 kwa Kabuga huzuye tarara turavuga tutabana bawo dabuzuye umuhanda ageze aravuga atari ko mamumva barabana nabakuramo ningi babyara tugiza oya turaganira tubwizanye ukuri abana kurimo aho ngaho none se ko yari tubwiye amezi 2 ubwo yari yagiye kubise yari agiye kuvugisha birarangira ariko mwirwa mumbaza abo bana ningi babyara bibaho nyuma yo kutabyara abana bo mu muhanda wabenda bizi ba mu rugo bakaba no ku kazi kuko arabyiruye bimaze kwanga nyine iby'abana bacu bananiranye yigira muri East Africa ajya kuba umudepite muri yara avayo rero ntashoboye aza muri komisiyo ejo rero yabonye ukuntu abanyamakuru mungana areba ukuntu Green Party ngo itangiye gutora ubunyobwa aturumva turareba ati abanyamakuru mwe muduhaye akanya musohoke kuko induru yanyara yize ajya yibuka abana mu mihanda amezi 2 induru yaravuze umubyeyi neza ubona ku bintu byanze yavuze ati rero induru bamvugirije niyo bari buvugirize baragarutse kandi bari buvugirize rubanda hano rwabuze ibyangombwa nibasohoka aba bayirukanye baba oya mbwira yababivuge mu ijwi nkuko yabirukanye yababwiye ngo iki yaratubwiye atumva mu y'uruhande rumwe asumuta ntombaze hari yuko yahagiye mu gihe umukandida bamubaza ushaka kuba umukandida bamubaza icyangombwa akabara imyenge y'inzu kandi mbona yose isakaye isize nirangiye ugacwa noneho aramubwira atumva ati humura ubundi uwo niwe oda ati humura ati nta gikuba cyacitse ariko kubera umwanya bari bamaze bongorerana abanyamakuru bamwe batavuga ati rero turabona bya kamera byo ntacyo tuzimaza aha twigendereza abantu batavuga odaterega president wa komisiyo terega ati ibyo tuganira ati umukandida yabuze ibyangombwa none se ati ubwo rero atari ko nta gikuba cyacitse ashobora kuzagaruka Frank ati niyo mpamvu uyu mwanya ubu hari wo gusuzuma igihe gisigaye ngo birangire n'igihe yaba yabonyemo ibyo byangombwa byabuze mu kiganiro gito nageranye na Frank aragira ati kanze mbashakirijwe isha tuzanagira ngo nibyo mvuga nyine byo kure ku bundi bwene gihugu hari cyo hakimbwira haza kugira ngo tuko nakibazo nakubwiraho okay nukuvuga ngo harimo ko kumenyesha yuko nta bundi bwene gihugu ufite yego kuko njye nta bundi bwene gihugu ufite nari mufite muri 2017 yego ndabutanga wa Sweden ibyangombwa ndabitanga byose ko nta bundi bwene gihugu ufite so kubera ko nta bundi bwene gihugu ufite ntabwo numva ko nongera kubitanga kandi nabitanze 2017 so baravuze ngo ntabwo nikongera kubitanga kandi nabitanze nta bundi bwene gihugu ufite niyo mpamvu ntabwo cyari mu bibazo ufite ntabwo gutanga uko nta bundi bwene gihugu ufite none urakora iki komisiyo yagutegetse ko ari itegeko barambwiye ngo nongereza niyo nari nabahaye 2014 ngo nyongere mbigaruje ubwo nuvuga ngo niyo ugiye gutanga nibyo natanga ibyo bashyizeho na kashe yabo barabifite nibyo nzongera mbahereza ejo mbibahereza ikindi ngo utari ufite ni iki ni urwandiko rusaba kuba kandida ntabwo bari ibyangombwa byari byanditse bisabwa kuko nanjye ngomba gusaba kuba kandida twari twanditse ubwishaka ntabwo kuba kandida niyo twari twakoze ariko ngo nanjye ntabwo bikwandika urwanjye rusaba ko nanjye mba kandida hanyuma icyo kuba abadepite b'ishyaka ryawe hari abaje badafite ibyangombwa bikaba na ngombwa ko komisiyo isohora abanyamakuru cyo wakimenye ibyo nabikemuye nta kibazo cyari gihari ko ibyo twabikemuye hari habaye iki se cyatumye bisa bityo nyine ikibazo cyari cyabaye ni uko twari twahaye SG ububasha bwo kumagararira nicyo babazaga kuko barabona ati se arabitanga kandi tuzamuhaye prokurasiyo ubwo niyo mpamvu byabaye ngombwa ko nsubirayo
ibibuga ni ibisanzwe turaza kubyuzuza ariko babyakiriye abanyamakuru nuko habayeho kubasohora habayemo nyine kuko habayemo kutahuza amagambo ariko bayahuje ndaza ndabikemura. uwo ni umunyamakuru Scovia Mutesi wagiranye ikiganiro. ubundi se babasohoye he? icyabaye ni wari uri ariko narindi ariko ntaho ntigeze mbona basohora. wewe wari wagiye muri interview mister, urabona urimo gukora iriya interview ya Frank imbere muri sare harashyaga bari kubaza ikize Green Party abadepite batanga kandidatire. Okay, kuba depite. Okay, ni hari bavuze ngo ntuzasubirayo. Nibyo kuye kubutajyayo. Kubera iki? None se kuba depite ngo babasohoreye ibyo bintu kuye kubimbaza ari wari uri muri iriya nzu. Ntuyagiye narangizanyije n'umukandida perezida akazi gakomereza ku zindi site. Urumva zani foto ya SG sha nzanira SG wa Green Party yararimo hari indi foto itari SG ngo niwe watanze liste y'abakandida 50 na noneho batangiye kumubaza bati se wowe kuje hano ngo kuduha liste y'abakandida nka SG nibyo ariko ugomba kuba ufite icyangombwa cya perezida w'ishyaka ko ari wowe uri muhagararire ugatanga liste y'abakandida depite ikiri ati ntacyo batubwo murataha rero muri ako kavuyo rero yashaka kumvisha madamu Oda uko ari ukwiye kubitanga nibwo yavuze ati rero hano hagiye kubamo impaka y'abanyamakuru mugiye muduha akanya gato tubabwira nuko ariko muri ako kantu ko kubwira abanyamakuru ngo batanga akanya nibwo perezida yarakiraho kuko mwari mukimuha interview irangiye aragaruka none harabyitangira kuko kwandika yumvaga biri bugorane kurusha ko yaza akabyitangira ubundi naho nibyo byabaye. None nyimara kubyumva ndavuga reka nibarize Frank baratsi njya nkundi nkuru mbarirano oya ziratuba nkubu ibaze iyo umbwira ko batabasohoye cyose sibyo narimbabwiye nyene kandi wari uriyo ako buryo wari wararamye byageze aho ngira ngo amatwara apfa ntabwo babishobora. 3:55 muri iyi minota n'ubu nibwo twerekeza aho twaturutse